se anje ubundi ko mbona wagira ngo yibagisha amasezerano twajyanye n'ibyo twavuga. Ayahe masezerano? Njye ntabyo nibuka. Uretse ko kandi nimba ari n'ibyo ngibyo urimo urambwira, dore igihe nahereye nkora nawe kora. Urumva? Dore njyewe nkora ibintu byose wiyicariye witurije, none ubu nawe ubikore. Cyangwa undi urinda wambwira gutyo njyewe nagukoreye iki? Hanyuma se njye hari umunsi nari nasiba gukora warangiza ngo wankoreye iki? Aka kanya wibagije ibyo twavuganye se? Ariko sindi, niba ari ukuvunika ntiwakize. Kandi nimba ari ibyo ngibyo nabyo ntabwo nabikoze mbishaka. Ni wowe waje unkanga ndangije ndagusunika kandi ntabwo nabikoze mbishaka. Urumva? Kandi iyo utazi unankanga ntabwo nari kubikora. Ubwo rero byabaye kimwe kimwe. Ku makosa yawe mba umwana mwiza. Uri kumva ko ari wakabaye unangirira n'impuhwe. Ega na bya bindi warebaga muri telefone narabibonye. Seziki, ibyo ngibyo urimo urambwira ngenda nabizi. Ariko sindi, nimba ari ibyo ngibyo uri kumbwira ngo uzanandega, bizapfusa pe. Kuko mama nubimubwira nta cyazantwara. Kuko nta kimenyetso ufite. Urumva? Ariko sindi, umva nkubwire. Nundega mama nta kintu azantwara kuko na telefone n'ubundi arayifite. Ntaho yagiye, yaraje arayisanga. Kandi sindi, umva nkubwire. Buriya nta n'icyo bintwaye njyewe, nushaka uzanandege. Nari nibagiye ko nyoko nta kintu yagutwara, n'ubundi sinzi impamvu nari mbigaruye. Gusa nzabimubwira azicara abizi ko ari we wamugiriye muri telefone. Haka nakumira noneho. Ariko sindi, ko mpora numva uba wivugisha ngo ibyo muri telefone, ni ibiki byo muri telefone wabonye? Igihe se nagusangaga uri muri telefone warebaga ibiki? Si wari uri kureba abantu bambaye ubusa, ubwo rero uzi ko ntabibonye. Narabibonye di, kandi wahise wikangishwa uzi ko ntakubonye. Nabanjije kukureba buryo. Hoya, njyewe ibyo ntabyo nigeze ndeba. Wimbeshyera. Njyewe ibyo bintu nigeze mbireba. Wikijijisha se. Erega njyewe narakwiboneye n'amaso yanjye, nzabibwira mama wawe numva icyo azabivugaho. Oya sha, ariko sindi wagiye ureka. Erega tunabyihorere kuko nta kimenyetso mfite. Hari n'igihe nabimubwira akavuga ko ari njye ahubwo wabikoze, ko dore nabagoreweho. Bigenze gute mbwira niba tuke yazohereje noneho. Reba ukuntu uri kwigira, ako ibyawe n'ibibazo gusa. Ariko noneho muvandi, ndakwinginze gerageza unyumve. Kandi ngusabe ikintu kimwe, mbabarira ugabanye umujinya, basi unyumve bwa rimwe. Ariko se nawe rimwe na rimwe buriya hari ibintu tuba dukwiye gukora, ariko tukabanza no gutekereza mbere yaho. Noneho mbwira vimuzi nkumve binarangire. Buri byabaye wa mugani ngo biba byabaye, vimuzi umbwire. Umwana turavuga noneho tuvugana nyine kuri telefone, arangiye nyine ambwira ukuntu byagenze. Ntambwira ngo akimara kuva iwabo agiye gutega akamoto, ngo agere ku muhanda atega akamoto azi, telefone ye bahise bayimwiba. Mu kuyimwiba biramucanga. Nta nimero yanjye yari azi mu mutwe, nta wundi muntu yari azi duturanye aha hafi. Namubwiye ko nibana, noneho nta kindi yari bukore. Urumva yicumura kumucanga, ajya gukoresha swap. None se swap yayikoze gute? Iyo swap uvuga yayikoze gute? Nta mafaranga yari afite, ntaki yayikoze ate? Urumva umwana ataraguteguranye? Nyamara ibyo bintu uwo mwana ibintu yarabipanze. No kuvuga ngo njye simbizi, ariko nta mafaranga yari afite. Ariko swap yayikoze buriya muri tuke nari namuhaye, nari namwohereje. Yaba yarazibikuje ate? None se ushatse kuvuga yuko bayimwibye yamaze kuyabikuza? Yari yamaze kuzibikuza. Yavuye iwabo amanuka aza ku muhanda ajya kuzibika, ajya yabona gutega mu mwana. Ibyo bintu ntabwo bisobanutse kabisa. Ndahira ko umwana atakubanye umunyamugi. None se ubu
reka mbyemere nimero ze yaje kuzikura yagenze gute? ni ukuvuga ngo nimero ukuntu ansobanurira ahantu yazikuye, yahise afata telefone ya mukuru we ahita afunguza akawunti yiwe ya email. Noneho niho yari yarazibitse nyine, niho yari yarazibitse nimero zanjye, niho azikuye abona kumpamagara. Nese ubundi yaguhamagaje nimero yasanganywe koko ubona yaswapije cyangwa yakoresheje indi? Yampamagaje nimero yiwe, indi yayikuye kuri email. Ndumva utorohewe. Hanyuma si ubwo ngubwo ngo ndabyumva nyine wari witeguye ibintu bikaze. Nawe uri guseka nyine. Ubu ngubu urumva byagucikanye. Ese urabona nishimye nyine mwana, urumva ntarahombye. Uduhomba se ubundi uhomba ibi? Wari witeguye iki se ubundi? Wari witeguye yuko aza bikagenda bite? Nawe uri fake mwana. Iki se ntahombye mwana, umwana yari agiye kuza. Ese ubwo urumva wowe nari guheza mwana, nari kumureka nyine umwana akagenda gutya. Ariko se reka nkubaze mwana, umuntu mugiye guhura bwa mbere mwaherukanye kera, ubu yaza ako kanya byaba ibintu bya danje. Ariko wajya uba umusirimu, wajya uba umusirimu mu mutwe. None se nubwo duherukanye kera, sibyo? Noneho aze rega nawe ava iwabo, abizi neza. Icya mbere namubwiye ko nibana, sibyo? Icya kabiri nta wundi muntu azaza ngo asangane, nose azaza asanga turi batatu, nzaba ari njye nawe gusa turi kumwe. Ako mwana gemba numva ibyo bintu byibuze nyine kubitekereza, numva byibuze nyine muramutse nko mu rukundo rufatika, hari ibintu bifatika wenda hoda, ariko nanone kuza ku kanya mwana. Ibintu byawe rero nibyo nakubwiye, ibintu byo kwinjira mu rukundo bro, ni hahandi umwana azava aha agatangira akagusaza mu bwonko, akabigira ibintu birebire ngo murakunda nasheri. Oya, fatiranya, urumva amahirwe yabonye. Ibanza isi yaransiza hari sinzi kabisa. Gusiza ahubwo cyane. Isi yaransize koko. Bwa mbere mwana, mudaherukana mutaziranye mudakunda n'iki ugahita Sinarahombye. Atari nyine ubwihangane nyine ubwo uzategera ahandi tu, aho ngaho urahombye. Ahubwo ngende we nakabaye namubajije noneho igihe cyanyacyo azazi ikagera n'inzi kuzo yari narindi no kumva aricyo agamije ko byaba, kuko numvaga nyine yavuga asa nkaho ashaka gusaba imbabazi, ariko nari mfite umujinya, nari mfite kamera itari kunyemerera ko tuvuga. Nta kundi nyine ubwo nugupfusha, ariko uko byagenda kose wenda nkuko bivuga, niba ari umwana mwiza koko azibwiriza, ubone wenda araguhamagaye akubwire ati nubwo ubwashize bitabashije gucamo, ubu ngubu noneho ndabonetse, reka nze nkurebe nanjye, reka ntegereze ubwo bwana bwiza bwe, nzaba ndeba. Bite se ni byiza, ubundi se bite? Nanjye ni byiza, ariko uretse ko nta n'icyabaye, ni ibisanzwe nyine. Ariko se ubundi anje ibintu we na mama we muhora muvugaho ngo by'imipangu ni ibiki? Ibiheze by'imipangu ubwo se uri kuvuga mbene biriya yaje arimo aratubwira, ubwo se ko nanjye yaje antonganya, urumva namenye ari ibiki yambwiraga ko ntari merutse no kuvugana nawe. Gute se umuntu yaza kwibutsa ikintu mutigeze muvugana? Umva nanjye numvisha bimbwira kuri, nase ko nawe mvuye kumuhamagara akaza dutonganya, njyewe ugeze ubona hari ahandi hantu njya se? Ntago yaje twese adutonganya, ubwo se namenya byaraturutse, afite impamvu yabitubwiye nyine. Ni gute se utaba ubizira? Ubundi ibyo tunabyihorere twikomeza kubivugaho, ariko sindi ubundi waretse ukazabwira papa wawe akazadusohokana. Ubwo se urumva papa wanjye yabyemerera? Kandi wanasanga nta n'amafaranga nafite. Habuzwa n'iki kubyemera se? Amafaranga atayafite? Ubu se ntago yavuye ku kazi se? Nta mafaranga yazanye he? Cyangwa ubundi yayandi yaduhaye bwo yarayakuye he? None se nimba yarayazanye agashira, sha ntago yabura kubyemera. Wowe urumva na cyagihe tuganira
yarangiza tukamusaba imbabazi ubwo ngubwo rero tugiye tukabimusaba byagaragaza ko twisubiyeho. nta kibazo uzagenda ubimubwira. Nyumvira kandi ubwo se wowe ugiye ukabimubwira byagutwara iki ko ari nawe mwana we? wese ntabwo uri umwana we cyangwa ntabwo yatubwiye ko twese turi abana biwe? uzagenda ubimubwira. ibuka bitubwira nyine neza bitubwira n'ijye yayahamagaye imbere cyane we yayahamagaye imbere nkasanga muri kumwe hariya kandi ni nawe akenshi na kenshi muba muri kumwe gusa urumva ngewe nahera hembi mubwira bana twese tuzagende tubimubwirire hamwe. wese ubimubwiye byagutwara iki? undi se urumva yadusohokana hera? urumva yabura dusohokane nko mu mujyi tukajya kureba nko ku kibuga cy'indege. indege se wari wayibona wowe amaso ku maso? sinirirwa nzibona se zica. ndazi ubwo uko ukabona kuri ari gatoya wari wayibona ari nini. ubwo se tumuga akatujyana tukayireba uko ingana yose byaba bitwaye iki? uzaze twese tubimubwirire hamwe kandi twese turi n'abana be. yewe nawe numvaga wagenda ukabimubwira kuko ari wowe mwana wiwe akenshi na kenshi ni wowe muganira. bimubwiye numvaga nta kibazo ari nabwo yanabyemera. none se neza mwana ngiye kwigendera aha nahese shamvuye hakurya aha ngaha mwana nanjye nari njya mu ndamahomu nyine urebye nta bintu bikaze nari ndimo. ariko sha ndimo ndakureba ese ko hari ibintu utacyitaho kweli nk'ubwo ni gute utinyuka gusohoka nta n'agapfukamunwa mwana? agapfukamunwa ariko hano ni hafi rega ni muri karitsiye nta biba bikaze. ndetse muri karitsiye niho tudakwiriye kwirinda mwana? nyine ntabwo nyine umuntu aririnda ariko hano ni muri karitsiye nta bintu biba birenze. ariko koko mutinya polisi ahubwo mudatinya covid? oya nanone nawe hano se ubundi ni hafi rega. Mabura reka nkubwire rero sibyo mu bintu bya mbere ugomba kuzirikana urumva mana agapfukamunwa ni ingenzi kuko byonyine bwari bwakwira byibura utumvise na leta byibura dushishikariza no kwambara agapfukamunwa. uzi ko n'ubu turi kuvugana n'uburuzi ndi bugakuraho. uzi ko agiye ubwanjye ndimo kiduka numva nongeye nahise nkambara kuko ubwanjye kamaje kuze kunjyamo neza vuba. mwana muvande mva nkubwire sibyo nabyumvishe basi ibyo bintu sibyo nabyumvishe ihangane nzajya mbyitwararika kabisa. wari waba byibura batagiye kukurebesha umupira kuri stade uri wenyine. wowe ibyo ngibyo none urabivuga ntabwo biza ejo bundi ibintu byambayeho. ejo bundi gutya nyaruke ngo ngiye kugura jibu mani ndamanuka kubera ko nyine ni muri santire ni hafi. ndanyaruka nyine ndagiye n'igicupa ngezeyo nsanga harakinze mani maze noneho gusanga hakinze umutima urambwira ndasubira mu rugo njye kwambara agapfukamunwa ntongere ngaruke birancanga mpebera urwaje ndamanuka ndagenda kuri kaburimbo kugura y'amazi. umva ndakubwiye ngo nkimara kuhakandagira neza ka kamodoka gatwara abantu kahise gaparika. tambwira se ko bagutwara ngo witonze gatoya nkimara kuhagera uri kubyumva nkimara kuhagera mwana byarancanze ndavuze ngo ntibarantwaye tu nahise nigira inama yo gukinga igicupa ku munwa gutya maze kugikingaho gutya ku bw'amahirwe ngiye kubona mbona kiratambutse mani nakize gutyo. ariko cyakoze numva niba kuntwarira byibura ukagenda ukararamo. nabonye isomo ntabwo nakongera. iyo uzabishima bagutwaye mwana ntabwo nakongera. mwana reka tugende hari n'umukobwa nabwiye ko ndibuzuze hirya aha ngaha ndebe ko yageze aho namubwiye ko turi buhurire. mbona ufite ibitekerezo byinshi bite byawe? nziza ko mama nta bitekerezo byinshi mfite. mbwira nakubwiye ko bitarangiye ushaka kumbwira ibintu wavuganaga na dada ejo bundi bashize. mama nta kintu kirenze twari turi kuvuga kuri Sindi. ku bya Sindi? ariko ubundi simbizi muri iyi minsi sinzi ukuntu wabaye warahindutse sinzi ibyawe sinyimenye ibyawe muri make. ubundi se ejo bundi wabonye ibintu wankoreye
wabonye ukuntu wankojeje isoni imbere ya papa wa Sindi, wa mwana wawe ugira ngo nzagire gute? Ako mama uziko nawe ndi kumva ugiye kumbera nkawe. Nase nguko ejo bundi nawe nabasanze hariya yihugitse we na Sindi nawe akambwira nkuko nguko umbwiye. ngo wamusanganye ngo nande? Nabasanze bari hari inyuma bari kuganira, ntabwo nzi ibyo bari kuganira. Ariko mana yanjye, umwana wundi aba ari umwana wundi koko. Icyo wamukorera cyose umva nkubwire, wowe mbabarira utuze, ntunkoze isoni kuri uriya mugabo, urumva? Ubundi ibya Sindi byo ndaza kubikurikirana mbimenye. Ahubwo se kari hehe karakajije? Kuganira ari gukubura kubanza agiye hariya mu gikari. Umva mbabarira ugende ukampamagare kaze hano, gacucu gusa. Shanye none niviriye se bimaze ko ndazitari kuboha. Shanye no namusi sinzi ukuntu byagendeke gusa niriwe mu tuntu twinshi. Shangiye nta namba nziho nyine ku bintu bijyanye kuba wabishatse wabimenya ko ntabwo bigoye. Wabimeze utese? Shanye ngiye nayo ndaho, usibye ko numva nyine ntazi ukuntu umeze, ariko mva umutwe umereye nabi. Ako ndumva ufite amaganya menshi. Bimeze biti? Oya, ibyanjye byihorere, ahubwo tuvuge ku byawe ko nyine nabyo byari binzanye. Ibyanjye se shaho, hari ibintu bikubaho ukaba wabiburira nyine famille. Gusa nyine wenda ubwo ari wowe urabyumva cyangwa ndabasha kubikubwira uko bikwiye. Ariko rero sinzi. Hoya pira mbwira ni ukuri. Mbwira kuko turacyafite n'umwanya. Ntabwo nta kintu kiri kutwirukankisha. Sha nyine wumve ngo ikibada kisiga cyenzonga nyine kikandya hamwe noneho kubyuka byanga. None se ubwo ngubwo icyo kibazo kimaranye igihe kingana giti? Nta n'amezi abiri ushize. Ariko pira reka nkubaze. Baza nta kibazo. Pira uri isugi? Batse bararoga. Pira ubundi ngo umukobwa cyangwa igitsina gore cyakoze imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi, ngo akenshi nyine nibo bahura n'ibyo bibazo, sibyo ko atariyo mpamvu yonyine. Rero ushobora gusanga ari niyo mpamvu da. Mu bintu ntekereza byose natekereza ko ibyo byaba biba, kuko nimba naranabikoze sibyo, ntabwo nabikoze ku rugero byanjye ingaruka imeze gutya. Ni ukuri hoya. Nyine nakubwiye ibyo nzi, noneho nyine ibisigaye nawe uzajya kwa muganga bagufashe. Nse wambwira iki kuri nk'abandi bakobwa bose? Ariko bayirawe nabibwiye wa mama uba ruguru, nyine nasanze ahuze ukuntu ntabwo azaza tubivugane. Nyine ndategereje naza, nyine uzamutega amatwi ko nyine bariya baba bakuze kandi nyine baba bazi byinshi. Tekereza ashobora kugufasha pe. None se wari umeze ute? Mbwira ibyo bintu wahoze uca hirya no hino. Ibibazo byanjye se yewe ariko ndatekereza n'uwo muntu umuzi. Ni umuhungu twiriye kwigana ku ishuri, ndatekereza namuzi. Muri no minsi nyine duherutse guhura, noneho ubwo ngubwo nyine gusa sinzi ukuntu ndi kugenda mwiyumvamo pe. Hakuze ko wajya ngo Keti nari nsanzwe nzi ku kigo, sibo turi kuvugana ubu. Ngiye musaba ko yanshakira akazi, nyuma aza kumbwira nyine love story ye, gusa numvaga ari ibintu bindenze. Ese ubwo urumva ko atari we akunda, ngo nawe uri mwiza. Iyo arimo kunganiriza aba arimo kumbwira nyine ko hari umukobwa yakunze kandi ari umukobwa mwiza cyane. Kora. Tusi wagiye umbabara ntiwambara ikoti koko, reba izuba ririho, wowe ntushaka no kwigirira impuhwe koko.
uko mwana we ubona hadashyushye wari ukora iki se nta kintu nari ndi gukora. mbese umeze ute Meze neza. ese si ko muri iyi minsi aho papa wawe yaziye nsigaye mbona utatwikoza sinzi ibyawe Ariko mama sinkibavugisha gute nta susi ndi kukuvugisha. none se ni ibiki umaze iminsi uri kuvugana na papa wawe Mbizi. none se anje ko yambwiye ngo muri iyi minsi yasanze ngo uri kumwe na papa hari haruguru ngo wihugitse cya gihe abatuma Turi hariya ruguru se yari ari kumbaza amakuru yo muri runo rugo nimba tuniga kandi namubwiye ko amakuru ari meza nta kibazo. nibyo byonyine mwavuganaga Yarambajije nimba twiga ndabimubwira ko umubwiye ko mwiga Mm. ni ukuri mbabarira sibyo ninzajya mba wenda nakurakariye sibyo ni kwa kundi abana mukora amakosa urabona ko mba nabarakariye mwese sibyo ntukajya ubigiraho ikibazo sibyo Yego. kandi nihagira ikintu wenda wumva nakubangamiyeho uzajya uzumbwira ntukajya ujya kubibwira papa wawe sibyo Yego. uranyumva Mm. uzajya uzumbwira uti wenda hano nakubwiye nabi sibyo kandi ndagukunda cyane urabyumva sibyo none se ngaho genda urebe uba ufatanya nanjye nyine muhe mugira utwo mukora hanyuma ibindi turaza kubivugana nyuma sibyo mukobwa wanjye Yego. ngaho genda Ntipambwe ko raturiye nyuma tuzaje kumurebayo tuzaje kumurebayo yereketi wana ndakubona mini bro yego ni keti nyine wa mukobwa namubwiraga ashante sister. yego nawe Nanjye nitwa Dom. ariko wagira ngo abantu bani mwese nyine agapfukamunwa byanje kwanga. Ariko rero noneho ndumva munyihaye dore mu kanya yari yahoze yanyihaye none nawe ndumva wunze murye banza nazongera kugasiga kabisa. Imvira ni ukuri uze ngubu shaka gusa nyine nawe ubu ngubu urabibona ko atari ibihe bisanzwe. Yego Keti Karama twari tuburanyeho rero cyane pe. ariko boss twagira ngo nyine tugusuhuze turi kwihuta buriya wazashaka umwanya tukabona na dore hari ibintu byinshi cyane ubu ngubu noneho tutajya kukubwira. Shandaza kushaka pe. Sawa 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 sawa.